umukobwa w'umufaransa yaje gusuzugura perezida wa Burkina Faso ariwe Kapiteni Ibrahim Traoré. Ubwo yari ari mu ndege avuye mu gihugu cy'Ubufaransa yerekeza mu gihugu asanzwe ayoboye aricyo Burkina Faso. Ibi byatangiye ute, byaje kurangira ute, nibyo tugiye kumva muri kino kiganiro. Gusa mbere yuko dukomeza ndakwibutsa gukora subscribe, wakunda ikiganiro ugakanda like ndetse ukajya muri comment ukadukunda ikiganiro wacyumvishe. Cyari mu gitondo ubwo hari akazuba karinganiye, hari akabeho karinganiye, muri make umunsi wari umeze neza. Ubwo Kapiteni Ibrahim Traoré yari yicaye muri business class cyangwa se muri high class mu ndege, ubwo bari bategereje ko indege ihaguruka ikajya muri Burkina Faso. Haje kwinjira umugabo wari ukomeye cyane w'umushoramari, yinjira mu ndege aranje abaza abashinzwe kwicaza abantu mu ndege, arabaza ati ko nshaka umwanya muri business class cyangwa se muri high class ndawubona. Abashinzwe kwicaza abantu bamubwira ati imyanya yuzuye, imyanya isigaye iri mu cyiciro cyo hasi, situzi nimba wajyayo ukicarayo. Arabahakana aravuga ati ngewe mfite amafaranga kandi ngiye no muri Burkina Faso guteza abantu imbere, urumva ntabwo nagenda nicaye muri low class. Baje bahamagara uwari ubakuriye bose, uwo mukobwa witwaga Clea. Clea araza yishimye cyane ubwo yari ahamagawe n'umuntu wari ukomeye cyane w'umushoramari mu gihugu cy'Ubufaransa. Clea yishimye amwenyura, yishimye yumva ko amazina yo kuba umusitari. Aranje araza aramusuhuza, uwo mugabo ahita amubwira ati ko nshaka umwanya muri high class cyangwa se muri business class, umwanya ndawubona. Clea araranganyamo amaso hose, arareba abura umuntu n'umwe yahagurutse, ariko akomeza kureba, ahita areba kuri wa mwanya Kapiteni Ibrahim Traoré yari yicayeho, abona ko ari we akunda gusuzugura. Gusa ikintu cyabiteye, Kapiteni Ibrahim Traoré yari ari wenyine, ntabwo yambaye imyenda ya gisirikare ndetse ntabwo yambaye amakoti nk'abayobozi basanzwe bambara bakomeye. Oya, Kapiteni Ibrahim Traoré yari yambaye imyenda isanzwe, ndetse akaba ari nayo manyanga cyangwa se mayera akoresha kugira ngo utahure uburiganya cyangwa se kwishyira hejuru kw'abazungu. Ibi nibyo byaje kuba n'ubundi. Uwo mukobwa Clea araza yegera Kapiteni Ibrahim Traoré aramubwira ati ko twashaka uno mwanya tukaguhindura umwanya. Kapiteni Ibrahim Traoré aramureba araseka amwenyuramo, aranje amubwira ati oya, kubera iki se ngewe? Uwo mukobwa arahita amwaka passport, ati nyeka passport yandebe. Arareba, yaka n'abandi barimo aho ngaho passport zabo barazireba. Umukobwa biramucanga. Ku nshuro ya kabiri aragaruka ati nyakubahwa, turakwinginze tubabare duhe uwo mwanya wawe kuko hari undi muntu ushaka kuwicaraho, tuguhindura umwanya. Kapiteni Ibrahim Traoré aramureba, yajya amusubiza ya magambo ye yamusubije mbere, ati kubera iki ngewe? Oya, ntabwo bikunda rwose. Uwo mukobwa abura icyo akora, ndetse n'abantu bari mu ndege babona ko hari akantu k'akabazo kabayemo. Gusa umukobwa yaje kwegera undi muntu aramuhagurutsa, ashyiraho wa mushoramari, ndetse umuntu yemera kujya muri low class, aragenda kujya atanga amahoro. Gusa ukuntu byaje kurangira, ubwo indege yari iri kugenda bari mu nzira, umukobwa Clea yaje kugenda aganira n'uwo mushoramari amubwira ukuntu agiye guteza imbere, agiye gushora imari mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse akanafasha abaturage ba Burkina Faso, kandi aba adakwiye gusuzugurwa cyangwa ashyire icyubahiro cye hasi. Indege yarakomeje iragenda. Ubwo bari bageze muri Burkina Faso, indege yarahagaze. Ikintu cyaje gutungura abo bantu babiri, uwo mukobwa Clea ndetse n'uwo mushoramari, nuko indege yahise izengurukwa n'abajepe. Nuko abajepe bamwe bahita binjira mu ndege, bahita begera Kapiteni Ibrahim Traoré baramusuhuza. Gusa mbere yuko binjira, uwo mushoramari ari kwiyemera ati ndakomeye. Aba bajepe ninjye baje kureba kugira ngo bantware kuko bazi ko narindi kuza. Gusa uko baba bari kubivuga siko babitekereza, uko bose baje binjira bagana kuri wa muryango ndetse rya dirishya Kapiteni Ibrahim Traoré yari yicaye kuri ya ntebe yicayeho byegereye aho ngaho. Noneho bose babirebye baratungurwa, yaba abantu bari mu ndege ndetse n'uwo nguwo mushoramari ndetse na Clea baje gutungurwa. Baje babona ni Kapiteni Ibrahim Traoré baje kureba. Noneho umujipo umwe yaje kumuterera isari, ahita amubwira ati nyakubahwa, ikaze mu gihugu cyawe perezida. Uwo mushoramari ndetse n'uwo Clea baje kugiramo akantu k'ubwoba, baje baravuga ati uyu niwe muntu twasuzuguraga. Baje arahaguruka arasohoka. Gusa nyuma haje abandi bajepe baza gufata wa mushoramari ndetse na Clea
wa mukobwa Kiriya babajyana kubafunga. Ubwo bari kubahata ibibazo baje kwisobanura bavuga ko batari bamuzi, uwo Kapiteni Ibrahim Traoré batari bamuzi ndetse batari bazi ko na perezida. Noneho Kapiteni Ibrahim Traoré aravuga ati oya si uko mutari munzi, ahubwo ni cya kintu mwamenyereye cyo gusuzugura Abanyafurika. Gusa Kapiteni Ibrahim Traoré yaje kubasubiza mu bihugu byabo ndetse barahanwa. Ngiyi nkuru rero yaje kuba hagati y'umukobwa wakoraga mu ndege ndetse n'umushoramari ndetse na Kapiteni Ibrahim Traoré. Niba wakunze kino kiganiro ndakwibutsa gukora like, ndetse nimba warakunze ibindi bikubiyemo ndakwibutsa gukora subscribe kugira tujye tubana mu bindi biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi cyo muri comment tubwiye ko ni ikiganiro cyumvishe. Ciao ciao.